munyemerere ngiye kumuha umwanya abwirize tuze gukomerezaho dutura no gusenga uko nubashaka kubasengera. We are going to give him time to preach to us. Then after that, we'll take time to give our offerings and tithes, and then we'll take a moment of prayer. Iminota nibuza arakora mu minota tugiye kuvugana kugira ngo bize kugenda neza byose tubikore neza. He's going to preach in the minutes we are going to talk about. And all will be well. Turagushimye mwami Yesu kubw'uyu mwanya, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko waduhaye iteraniro ryiza, tugushimiye abashyitsi b'umugisha waduhaye, tugushimira iteraniro ko rihabwa umugisha mwami. Dusabiye umwigisha ugiye kutuganiriza ijambo ryawe ngo rigire imbaraga muri we, kandi Mana natwe ubwacu tugiye turyakira n'imbaraga. Iyi message iri muri we reka tuyumve kandi tuze kuyumva neza. Unyemerera ubwo agiye kuvuga muri iyi minota tuvuganye, Mwuka Wera ategekere muri iyi minota, maze icyo wagambiriye ko kitugeraho tucyakirana imitima inezerewe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho 20. Turasoma umurongo waho wa mbere, tugerageze kwihuta kugira ngo ntangize uwo mwanya bampaye. Shaka gukoresha iminota neza. Samweli wa mbere ibice 20 umurongo waho wa mbere haravuze ngo, nuko Dawidi arahunga Avinayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma ngenza ngo anyice ni iki? Twagiye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo waho wa 5. Haravuze ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Haravuze ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Dusome ku wa 11. Haravuze ngo avuze atyo aherako aramubwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kuyikangura. Amen. Nitwa Basengimana Regisi, niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore, dufitanye abana 4, 3 b'abahungu n'umwe w'umukobwa. Dutuye ku Kamonyi, ariko hari aho turi kubaka tutarataha. Niho nturanye na mwene data mwarimu wacu, uriya nawe ni mwarimu wanjye, ko pastor wanyu umwaka ushize twari twicaranye ku ntebe y'ishuri. Hanyuma ubwo niho ndimo kubaka inzu, niho iri jari. Mu minsi mikeya nzaba ngezeyo. Rero naje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuzaniye ijambo ry'Imana nje kukubwira ngo wikwibaza ngo urazira iki, ahubwo nje kugusobanurira icyo uzira. Ijambo ry'Imana riratubajije ngo arahunga Dawidi ava Inayoti Rama, aragenda abaza Yonatani ati, ariko ubundi nzira iki? Mbariza mugenzi wamuhereje ikiganza umumbarize ngo ubundi ubona uzira iki? Mu by'ukuri aho utuye, mu muryango, aho ukomoka, mu bavandimwe, mu bakurwanya, mu bo muturanye, abakuroga, abantu bose bagushaka, ubundi ubona uzira iki? Mumbarize ngo ubundi ubona nzira iki? Icyo uzira rero nicyo nje kukubwira. Pastor arebye hakurya iriya aravuga ngo abakobwa ngo bamwe ngo barabariye ngo abandi bararakaye. Urabona bamwe nyine baba barakaye imijinya utamenya, ariko nabo baribaza ubundi nzira iki? Nje kubabwira icyo muzira mu izina rya Yesu. Kandi numara kumenya icyo uzira, uri busange ndanakubwira n'icyo usabwa gukora kugira ngo icyo waziraga gikorweho mu izina rya Yesu. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Hanyuma yenda hari umuntu uri bumbone hano, duhora tugenda henshi. Paulo yaravuze ngo
turi inzandiko zisomwa na buri wese. Hari igihe twaba duherukana muri za 2008 2009, cyo gihe nari umufana wa Rayon Sport wisigaga amarange, narakamejeje banyitaga Rahuru ku Kimisagara cyangwa se bakanyita Fagasoni, nari narakamejeje mbega narayifanaga nayo ikabyumva. Ariko uyu munsi twarahinduye, turimo turafana umugabo witwa Yesu. Haleluya. Ari igihe rero Yesu aduha umuhamagaro, ukavuka ufite umuhamagaro, ariko umuhamagaro ukadeviye ukajya ahandi. Ariko kubera ko Imana ari izagukoresha icyo yavuze, irongera ikakugarurira mu nzira iyo yemereye ubushake. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Inzira zose tunyuramo, aho duca hose, aho tugenda hose, Imana yacu iba yarateguye uko tuzabaho nuko tuzagenda, kandi turashimira Imana yuko itadutanze mu maboko y'abatarakebwe. Dawidi we yigeze kuvuga ngo himbazwa Uwiteka utarantanze mu maboko y'abatarakebwe, himbaza utaradutanze kuba umuhigo y'amenyo yabo, ngo ahubwo ubugingo bwacu ukabukiza nk'ubw'inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Uwo ngo yari Dawidi. Uyu munsi rero nawe ndagira ngo ugire icyo utekereza aho Uwiteka Imana yagukuye, umushimire kuba ataragutanze. Amina. Uyu yari Dawidi rero. Igihe kimwe, inkuru ze ntago ndi buzigemo cyane zose, icyakora muranyemerera tuganire mu gice cya kabiri. Amaze kumanuka, igihe Imana yamusuguye, yari maze kohereza Samweli, aragenda amusukaho ihembe ry'amavuta. Amaze kumusukaho ihembe ry'amavuta, ako kanya ngo yisubirira mu ntama. Ariko arimo amanuka ajya mu ntama, kubera ko yamaze gusukwaho amavuta, yatangiye no kurwana n'ibintu atajyaga arwana nabyo atarasukwaho amavuta. Nshatse kubabwira ngo burya hari intambara zijya ziza ariko zikazanwa n'amavuta. Izo ntambara rero yari amavuta, iyo zije zikurikiye amavuta, akenshi amavuta niyo yirwanirira, ntabwo ari twebwe turwana. Ndashimira Imana yuko intambara zose uri kurwana, niba zaraje zikurikiye amavuta washyizweho, uziturize wicecekera, amavuta zirwanira. Kuko iyi Imana ijya iduha amavuta, itwoherereza n'ingabo ziza kuyarinda. Kandi izi ngabo ziza kuyarinda akenshi ntabwo zigaragara n'amaso, ntabwo ziba ari amajenerali z'abajepe, ntabwo ari daso, oya ntabwo ari inkeragutabara, ni ingabo zitarebeshwa aya maso. Icyakora zijya zigaragara iyo Uwiteka Imana agusutseho imbaraga z'umwuka wera, uhita ubona imbaraga zikugose n'izikurinze uko zingana. Byibuke ejo bundi Abisamariya bigeze kugira gutya, barambuka baragenda ngo bamenye neza yuko hari akagabo kitwa Elisa kajya kagira gutya kakabwira umwami biri bube. Hanyuma umwami wabo arabohereza avuga ngo mugende mumufate mpiri mumunzanire. Ngo baraza baragota, igitondo gikeye umugaragu we Gehazi ngo asohotse gatoya, yenda yaragiye guteka agacyayi ka sebuja, abona ingabo zagose ahantu hose zahazengurutse. Aragaruka abwira sebuja ati ingabo zatugose ziteye ubwoba. Aramuga ati se zimeze zitati? Mbonye zambaye imyambaro nkaho ari iz'Isiriya, ese cyangwa se yenda n'izisamara? Ati ntabwo mbizi, ntabwo nzi ingabo zaduteye, ariko zambaye imyenda itandukanye n'iki gihugu. Noneho undi aramubwira ati izo ngabo watinye rero, iyaba Uwiteka yaragukoze ku maso ngo urebe ingabo ziturinze ukuntu zingana. Ngo arasenga aravuga ngo Uwiteka, ngo kora uyu mwana w'umuhungu ku maso arebe ingabo zitugose. Ngo amukoze ku maso, ngo atangiye kureba babona bagoswe n'ingabo z'amagare n'amafarashi, ngo zimirira arizo zigose. Ahita avuga ati burya databuja arinzwe n'ingabo zitagaragara ariko z'imbaraga, reka nigendere njye kwikorera, menye ko za ngabo zaduteye nta kintu ziri budutware. Rero iyi Imana iguhaye amavuta, iguha n'ingabo ziza kurinda aya mavuta, kuko izi neza ko hazaboneka ibintu bizacokoza amavuta. Ariko mbwirira mugenzi we ngo utwo tuvuta Imana yaguhaye, nihagira ikimanuka kuducokoza, nyir'amavuta azaza yirwanirire. Oh haleluya! Nyir'amavuta azaza yirwanirire. Aya mavuta ngo Dawidi amaze kuyasukwaho, yarakase aratambuka aragenda. Ahageze ngo agere hariya ahantu mu ishyamba, ngo intare itangira kuza gucokoza kuri ya mavuta. Ibirapfuye, idubu naryo riravuga ati reka njye gucokoza. Riragenda riracokoza rikoraho, idubu riba rirapfuye. Uwo munsi
Dawidi amenya neza ko Uwiteka Imana yamusutseho amavuta, kandi Bibiliya iratubwira ngo ubwo yamaraga gusukwaho amavuta ngo umwuka w'Uwiteka wahise utangira kumuzaho. Turashimira Imana yuko yaduhaye umwuka tugendana. Haleluya. Igihe cyose rero iyo urimo gucokoza umunyamavuta ushobora no gupfa kubera yuko batinyutse gucokoza amavuta. Urabuzi neza yuko buri muntu Imana imuha amavuta ikurikije urwego arimo. Uyu munsi wa none amavuta Imana ihaye umushumba ntabwo ari umuvugabutumwa, si umuhanuzi. Buri muntu wese Imana imuha amavuta ikurikije ahantu ahagaze, ariko ayo mavuta Imana yaguhaye uyatware nk'ay'igiciro, kuko nihagira akazamanuka kaje kuyacokoza kazahangana na nyiramavuta. Niba ugira ngo ndakubeshya uzayatereke ku ziko use n'uwigendeye, abana babe bari aho hafi, azashya atavuga arinda acumbeka, ariko nuba uri mu nzu umwana akazunguza utuzi tukagwamo, uzamenya neza ko hari umuntu ucokoje amavuta. Uzahita wirukanka rero kuyakuraho, kuko ari wowe nyiramavuta. Iyi Imana yaduhaye aya mavuta rero yanga n'umuntu uza kuyacokoza. Niyo uje kuyacokoza ihita ikwica, kuko hazora ijambo rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Iyi Imana yagutoranyije itoranya n'ingabo mugendana. Ikikurwanya rero izo ngabo ziba zihari zigafata zigakubita hasi, izo ngabo ziba zihari zikigizayo. Dawidi rero Imana imusukaho amavuta, imaze kumusukaho amavuta atangira guhura n'intambara, ariko intambara zizanwa n'amavuta, ariko Imana ikamanuka ikazirwana, tuyihereza icyubahiro. Amen. Dawidi rero uyu ngo igihe kiragera, ngiye kugera ahantu biryoshye, ngo bukeye aza kugira gutya, amaze kumenya ko amavuta yica intare n'idubu, atambikira kureba abakuru be aho bari. Akihagera gitunguka ku musozi asanga Goliyati yarakamejeje, rimwe arikaraga ati muri Isiraheli bundi ninde harya wandwanya, ninde uzantsinda? Muri mwese Isiraheli mwabuze umuntu wabasha kuntsinda. Ariko mvugira ngo nyamara hari habonetse umunyamavuta Imana yayasutseho. Uko Goliyati ari kwikarakasa uwawe simuzi, ariko icyo wumva kiri kukwikarakaza iruhande kikakubwira ngo uzapfa, ngo ntuzabaho, ngo ntaho uzagera, ukimbwira uti hari amavuta Imana yampaye. Ayo mavuta rero Uwiteka azamanukira kuyarinda. Noneho ngo uko arimo yikaraga ngo aza gukora ikosa, yumva tutse Imana ya Isiraheli. Noneho wa mugabo ahita avuga ngo atinyutse gutuka Imana ya Isiraheli, ahita avuga ngo mbonye password yo kumutereramo. Iyi Mana ntiyemera umuntu yituka, watuka abantu, ariko niba ugeze igihe cyo kuyituka reka ize yigaragaze. Ngo arangije ako kanya aragenda avuga ati yari yamwumvise umugabo arimo atuka Imana ya Isiraheli, mu bushobozi njye kumutsinda. Umwami aramubwira ati ntiwamushobora, ariko ngo ahita amubwira ati reka nguhe umuhamya, njyewe nubwo ndi umushumba w'intama, iyi ntare n'idubu bije bikagerageza gukoraho, ndaterura ngakubita hasi ngashwanyaguza. Aramubwira ati rero uriya Mufilisitiya numvise atuka Imana ya Isiraheli, nuko rero azapfa nk'imwe mu ntare n'idubu nashwanyaguye, nyemerera njyewe mutere ngende. Ngo aramanuka, manukana inkoni, afite n'ibintu yasobanuraga itangiriro. Yari arimo abwira Umufilisitiya ati dufite aho twatangiriye, hari naho tuzasoreza. Yaramanuka, ageze hasi atora irindi aryita kuva. Aravuga ati twe dufite aho twavuye, nta gahunda yo gusubirayo, niyo mpamvu nanjye ndahava nkweretse imbaraga zanjye. Aramanuka ahita yinaga mu kubara, aravuga ati twe twarabazwe, turi ubwoko buzwi, twe twaratoranyijwe, ugeze muri Isiraheli izina ryanjye rirahari. Goliyati wowe waba warigeze ubarwa muri ubwo bwoko? Aravuga ati nuko rero ubwo utabazwe wigireyo. Ahita aterura irindi aryita Abalewi n'abatambyi. Aravuga ati twebwe turi abo mu batambyi, nta muntu ucokoza amavuta y'abatambyi, turi Abalewi, tuyoboye ubwoko. Ndagutsinda uzamenya ko hari
ikomeye yigira imbere ahita asanga gutegeka kwa kabiri aravuga ati ubwami bwawe rushyizweho iherezo hagiye kuzamuka ubundi bwami bwa kabiri ubwo nibwo ndi bugutereremo ngo utsinde igihanga ngice ngaburira inyamaswa zo mu ishyamba njye no kwereka abisiraheli ko hari Imana ishobora byose mabuye arayacakira yakubita mu mvumba ngo arangije umuhungu aramanuka afata irya mbere arishyira mu humetso ngo arazunguza ngo muri kuzunguza muri 40 niba muri 20 byaranze komeza uzunguze muri 21 yenda byakwemera azunguza ngo muri 30 byakwemera arazunguza muri 40 byakwemera arazunguza ngo arangije aravuga ngo nguteye mu izina ry'Imana ya Isiraheli numvise utuka wanasuzuguye ahita rirekura abahanga bavuga ko niyo ritera ryerekeza muri Isiraheli ryari gukata kubera kwizera yari afite rikaza rikamufata umufilisitiya barapfuye amaze kumutsinda aho ngaho ahita avuga ati ibingibi birarangiye igihanga aragikata vuga ati reka njye kwereka Sawuli itatera amaraza no kwa Sawuli aramuga ati ngiki gihanga cya Goliyati wabananiye ngo rubanda rurahaguruka mana yanjye abagore ngo bava hasi barabyina uturirimbo ngo baradukaraga imbere batisha bati Dawidi we bati wishe inzovu nubwo Sawuli yishe we n'ubwo Sawuli yishe agahumbi ariko wowe wishe inzovu ngo abagore barikarakasa bikubita hirya arangije atubwa abagore na rubanda batangiye kumusingiza karabaye ubu ingoma nyivuyeho ngo atangira kumugenza aramuhiga ariko nimwibuke ko uyu muntu yasutsweho amavuta sifa kwa Mungu y'umuntu yasutsweho amavuta nucokoza amavuta karaba warangije yagiye azi neza kuzamutsinda ngo azahabwa ngo umukobwa w'umwami akamurongora tangije avuga ataramumpatu aragenda hageze aravuga ati ndabibona namutsinze umukobwa namwegukanye ariko ntabwo ndamuhabwa birasaba inkwano Dawidi rero aragenda Sawuli aravuga ati akagabo sinzagacira ariko ari ikintu ushaka kugakorera mugende mukabwire yuko nta kibazo mfite cy'inkwano mukabwire kanzanira ibinyita by'abafilisitiya 100 yenda kazajya ugapfireyo mbone nagakira kuko ndabona rubanda rutangiye kugasingiza ngo amutuma ibinyita 100 by'abafilisitiya sha ibaze n'ukuri reka nkureho mikrofone mumbarize ngo ubwo wari kubibona rero yarabizi neza haleluya yarabizi neza yuko atari buva mu bafilisitiya ngo azane ibinyita 100 ngo akureho amapeti yabo 100 yazane ariko aramubwira ngo arababwira ati mumubwire ko ari byo nkeneye bagaragu baramubwira atakeneye ibinyita 100 by'abafilisitiya aravuga ati ico kiroroshye ico kigize gute nkurikije amavuta Imana yampaye icyo kiroroshye ngo arangije aragenda aravuga ati ngiye kubizana ibifilisitiya ibinyita by'abafilisitiya 100 ngo aramanuka arangije ntiyazana 100 gusa muzanira 100 duhereze Imana yacu icyubahiro niyo mutuma 1000 yari kubizana kuko yari afite amavuta y'Uwiteka nubwo yari kumutuma 700 yari ngo abonye azanye 200 ataka kantu kazicwa nande ngo itategura intambara bajyanayo amushyira imbere umuhungu arabarimarima barayitsinda barataha bageze imbere avuga ati reka nze nkwereke nanjye ndamwiyicira ngo aricara azana icuma ahagarara aho ngaho arangije aramushukashwa amuhagarara iruhande ngo agiye kwitegura mu mutima avuga ati ndari muteragwa hetu ngo amaze Uwiteka nawe ahita apanga urugamba vuga ngo Imana izohereza ingabo zizaza kurwanirira amavuta Uwiteka ngo ahita apanga urugamba ngo umwuka mubuva ku Uwiteka itusesera muri Sawuli ahita bidebira aratangira ati nkwenda te halalala lamwe hariya dari he aratangira ati lebe bati Dawidi bati dore ukuntu umwami Sawuli abaye
aje arareba ahita amenya ko ari umwuka mubi umugiyeho, ariko amenya ko we umwuka w'Uwiteka umuriho. Ahita amutunga ibiganza aravuga ngo mu izina rya Data wa twese wo mu ijuru, Imana yanyimitse wa mwuka we, va muri Sawuli ugende. Uhita uva kuri Sawuli uragenda. Sawuli ntiyanyurwa, ntabwo ararishikanuza, ariteye umuhungu yigizayo akaguru arishimangira mu rukuta. Umuhungu ahita acaho arangije aritahira, aravuga ati ndatashye. Umukobwa wa mbere yari yamwemereye yari yaramaze kumuha undi, ariko noneho witwa Mikali aza kumubenguka, aravuga ati ndamumuhaye ntacyo nzamusanga iwe mwice. Arimo ataha rero agiwe, agezeyo Mikali nyamukobwa wa Sawuli ahita amubwira ati rero mugabo wanjye Dawidi, nutiyangurira ijoro umwami ejo azaza gutware data Sawuli akwice. None ngwino nkwereke. Ngo amunyuza mu idirishya munaga inyuma, aramubwira ati cika ugende. Afata igipupe bita terafimu ahita akiryamisha aho ngaho, acyorosa ubwoya bw'ihene, uruhu rw'ihene ruriho ubwoya. Ngo arangije aracyorosa kiryama aho ngaho aryamana nacyo. Bagaragu baba baraje kumufata mu gitondo, arababwira ati umugabo wanjye Dawidi ararwaye. Arangije ngo aramubwira ati, arababwira baravuga batoke ubwo arwaye nta kibazo umwami yaramudutumye. Basubira ku mwami baramubwira ati twasanze arwaye kandi ntitwakuzanira umuntu urwaye. Undi ati ni amahire, hubwo mugende mumunzanire ubwo arwaye ntari bubarwanye ngo abatsinde, mumunzanire ari muzima ndamukeneye. Bahita baguruka baramuzana. Ngo bahagere bahita babwira Mikali batigirayo, baramubyutsa baraterura basangana urushushanyo rwa terafimu. Ko niko Uwiteka Imana ajya ategura ingabo ziturwanirira, aho twari kuzagwa akaharyamisha ibishushanyo, ibyaduhigaga bikatubura. Ngo bagiteruye barakijyana babwira Sawuli bati dore ikintu dusanze mu kiryamo cye. Itabaza umukobwa bati ibintu wankoreye ni ibiki? Wowe bite byawe? Wankoreye ibiki? Undi aramubwira ati nagiye kumva numva umugabo wanjye arambwiye ngo we nakwica ngushakaho iki, yigende sinzi iyo yagiye. Aravuga ati nimubaze amakuru hose mumenye ahantu ari. Kumbi uyu mugabo ngo yamaze kubona intambara zibaye nyinshi mushumba. Ngo arangije avuga ati ariko ya mavuta hari nasutsweho menya atari Imana yari yavuze. Hari igihe umukristo ajya agera akagira ngo ntiwahanuye uri mu mwuka, kubera ko ikigeragezo cyamuteye. Yarebye intambara rwanaze bati ntago ibi bintu byavuye ku Mana. Munsi yansukiraga amavuta iruhande rwa bakuru banjye niyo yari yavuze. Vuga ati ngiye kumubaza. Ahita ngo yambuka jina yotirama. Agezeyo ngo agitunguka asanga ngo abahanuzi bari mu mwuka. Do piva ya siregre rezando teva ya ziri diribirivo. Ngo barimo barahanura, haleluya. Ngo bakimubana turutse hariya atumva amakuru, kandi ubwo agiye kwibariza Samweli uko yamwimitse n'impamvu yayo. Ati dore ugiturukaho iratubwiye ngo uzayobora Isiraheli. Umva sha, oh haleluya, uzayobora Isiraheli, nawe uzakurwanya ngo agushobore. Dawidi atega amatwi yumva uko ivuga. Mujye mutega amatwi mwumva uko ivuga ibamenyesha amakuru. Ramubwira tumva izakurwanirira, wikangwa na Sawuli, Uwiteka arakurwaniriye, humura. Ibyo waruje kubaza Samweli wimitswe bivuye ku Uwiteka. Yo umugabo ati karabaye bantangiriye ntaragera kuri Samweli. Ariko ngo arangije aguma aho ngaho, yigumira ngo nawe yigumira mu giterane cy'abahanuzi yumva ijwi ry'Uwiteka. Ubundi buryo umuntu udakunda umuhanuzi aba afite ikibazo cy'abadayimoni. Reka nkubwire, ngiye nkunda abahanuzi kandi nanjye ndi umuhanuzi. Umva nkunda kumva aho ivuga, kandi nkunda iyo imbwiye ngo mbwirira runaka gutya ariyivuze kabisa. Haleluya. Udakunda abahanuzi ufite ikibazo. Ubundi umukecuru umwe we yahishuriwe ibanga ryabo, aravuga ati n'ubundi akagafu gasigaye nikambuza gupfa, reka ngashyira umuhanuzi n'ubundi akirira. Oh haleluya. Ubundi agafu ka nyuma mushumba gahabwa abahanuzi, ntibazakubeshye, gahabwa abahanuzi kuko n'ubundi nikakubuza gupfa. Ariko iyo umuhanuzi agasutse ahita yerekwa we ahita agira ate kada. Erega reka mbabwire, ahantu tugeze ni ukubera yuko
Uwiteka Imana yaduhaye guhanura duha kugira gute ahantu tugeze n'Uwiteka batugeze. Ubu si wacu hatakera na soya iyo mba nkiriyo biba bimeze gute, ariko turi kubaka mu mujyi wa Kigali turi gutura. Kose navuye iwacu mfite ambaraje imwe y'10 y'umukara, kera yabaga ifite utubondo harimo kamambiri n'ipantaro, ariko iyo ngiye kwimuka noneho nta nubwo na dayihatsi kibasha kunyimura. Iyi Mana twayivaho tukajya hehe? Umva iyi Mana irakora, ni muyizere. Nawe ngo ahita atinda mu icyo kintu cy'abahanuzi, vuga ati nanjye ndatinda. Ngo akira aho ngaho rero uwo mugabo bita Sawuli ngo akurura amakuru amenya yuko wa mugabo ari hariya hakurya. Vuga ngo ageze aho biryoshye, kandebe ya minota uko iri kugenda. Okay, ndacyanayifite. Oh haleluya. Ngo arangije ngo agira atya ngo amenya ko ahari, ngo ahita abwira igitero cya mbere ati mugende mumunzanire ari kwa Samweli w'umuhanuzi Rama. Ariko muranashoboye, umuntu wageze ku muhanuzi wahamukuza iki? Yamaze kwatura, yamaze kwihana, yamaze kuvugana ni yera yo mu ijuru, imubwiye ko izamurinda. Ntago nzibagirwa umugabo bita Colonel Uramuzi, yigeze kuzasanga nyoboye icyumba mu rusengero cy'imisagara, araza aricara. Akicara Imana irambwira ngo muhagurutse, ndamuhagurutsa. Ahita apfukama, ndamubwira nti pfukama hano ku ruhimbi. Apfukama ku ruhimbi. Imana irambwira ngo mutwikirize. Urutwikirizo rwari ruhari rw'igiseke kinini cyane, n'igiseke kinini mbega kinini cyane ntahobera. None Imana irambwira ngo mupfukamishire umutwikire, ndarumutwikira. Irambwira ngo mubwire ngo ndaguhishe mu izina rya Yesu. Kumbi uko apfukamyeho narumutwikiriye, hari abantu binjiye mu rusengero baje kumureba kuko bazi ko ari wasengera. Baraza barakata gutya, barareba, baramubura. Naho nge ndi guhanura ari hariya, ntibahishurirwa ngo bibaze niba ari we baba bari guhanurira. Banyura gutya mu rusengero, baramubura, barazenguruka, baramubura. Bamaze kumubura baba baragiye. Ndangije nanjye igitwikirizo nkimukura, ndamubwira ati genda wiyicarire. Aragenda aricara. Noneho umuntu ahita amuhamagara, arasohoka aritaba. Aramubwira ati uri hehe ko baje kukureba ku rusengero bakaba bakubuzemo? Undi ati ntabwo ariho ndi Nyamirambo. Aricara arisengera, aravuga ati ahubwo reka mbane ni yera numva amakuru yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ko rero niko Imana ijya iduhisha. Ubundi ijya ukunda kumva amakuru yo mu murwa. Wayimpereye icyubahiro ra? Amen. Ngo ingabo za mbere zihita zicaho ziragenda, ngo ziramanuka zigera ahantu Dawidi yageze, arapfukama arasenga. Ngo zihageze iya mbere iti we, ati itonde, reka nguhe amakuru y'umugabo tugiye kuzana. Ejo bundi yafashe intare n'iduba arashwanyagura. Ejo bundi niwe watwiciye wa Mufilisitiya wari waratunaniye. Uyu mugabo tugiye kuzana niwe wazanye ibinyita magana ye by'Abafilisitiya. Aramuga ati umugabo tugiye kuzana, umwami w'imyuka mibi yamuteye niwe uyimwirukanamo. Undi ati ntacyo twagiye. Ariko barazamuka, bageze ahantu ro yahagaze asenga irya nyuma. Umwe ati rido pifa, ati hari utuntu tumfashe. Undi ati tonde. Undi nawe arahajya ati topigidre si foregre, iravuga ngo iki? Undi ati ariko nanjye hari utuntu tumfashe. Ati kandi tumeze nka twa tuntu twajyaga dufata Dawidi arimo asengera Sawuli imyuka mibi yamufashe. Ati turamfashe we. Iya kabiri ati turamfashe imbundirago. Uwa gatatu ati iki kibunda ndakijugunye kirandemere. Uwa kane ati iyi ntwaro nari mfite umuheto ndawujugunye, imyambi irajugunye. Bajya mu ndimi donde city p5 rewa yasire grom sando dede beva yasiremo atakuda ya birifa yasire grey. Baba bagezaho aho ari na Samweli n'igice cy'abahanuzi cyuzuye. Abahageze batire beneva yasire grey, ati dukurikije ukuntu ibintu bimeze ni wowe uzatuyobora. N'ikimenyimenyi ntabwo turi butahe, natwe turigumira aha ngaha. Undi ati ko mwambaye imyambaro y'ibwami y'igisirikare, imbunda ziri hehe? Bati ntabwo tuzi aho zasigaye. Sawuli ategereza, araheba, yohereza aba kabiri. Baraza, umwe amaze guha ubuhamya wa wundi, bageze hahandi umwe ati torera, tishaka aramfashe.
undi ati nudukize, ati gira hino. Amukoze hati rebere fayi, imbunda iratakara, imyambi barajugunya, miheto barajugunya. Baravuga ati dore imbunda ya runaka wari uri hano. Barabiterura nabyo babirundaho bacaho. Bozamuka bavuga indi misorerere baravaye. Bahageze bati nubwo Sawuli kudutumye naho tukujyana ahubwo ibihe birarangiye, ni wowe ugiye kutuyobora. Bera Imana yacu icyubahiro. Sawuli yohereza aba gatatu, bageze mu nzira nabo baruzuzwa, nabo barafashwa bavuga mu ndimi. Bagezeyo batuzatuyobora. Imbunda ziba zimaze kuba iryaguye mu kibaya ziruzuye aho bazamutse. Sawuli ababuza ati ndigendeye. Umwambaro w'urugamba aterekamo, ikanzu y'ubwami ashyiramo, efoda aterekaho, kubitaho impeta barazamutse. Haraza ati nkazane, katiriwe kanatera n'imigeri, atuma ingabo zanjye karazishe zose kazimaze. Ageze mu kibaya arebye abona za mbunda z'ingabo ze zose zirundanyije nk'izi ntebe. Tavuga ati izi mbunda iyi ni ya runaka, iyi ni ya Karachinyikofe runaka yakoreshaga, iriya yo yari ya runaka. Ati sha Dawidi bose yabishe n'intumbi yazijyanye. Ati wa mugabo ntabaho. Arangije ngo arazamuka nawe ageze muri kakanta ati po pasite nodro. Ati ngo iki? Ati hari utuntu tumfashe mwabyegera mwe mwitonde. Icyagera kitira rorere berevaye. Bati se nawe biragufashe. Sawuli ati jugunye icyo kibunda hari yarakijugunye. Tugende ntago nyikeneye isikoti zifite intwaro. Azamuka ati rare roro baheze nereba abageze ahundari. Ageze yati sopifaya regrey, ahita kura mefoda irambikaho. Siniririri abakuyemo ikanza yishize ku ruhande. Tonererere abakuyemo umwambaro w'urugamba ashyize ku ruhande. Arangije ngo ararambarara, araryama, arahanura burira. Abwira Dawidi ngo nkurikije uko bimeze uzayobora byanga bikunda. Arahanura ijoro rirongera ririra, buracya arahanura arusha abandi bose bahanuye. Abantu baratangira bati se nawe burya ni umuhanuzi. Arahanura abwira Dawidi ati nkurikije uko ibintu bimeze uzatuyobora. Dawidi abibonye abyitegereje avuga ati se undi uyu mugabo ampora iki? Ahita rero abasigaho ngaho Iraminayoti, nabwo arahunga abasigaho. Nibwo yasanze Yonatani, niho twageze kuri ya jambo. Aramubaza ngo ubundi nziriki? Mu by'ukuri mwizi ntambara mporandwa ubundi nziriki? Abantu dukorana bampora iki? Ubundi nje nziriki? Ni iki gituma aho ntuye ari nje wabaye ikibazo? Ubundi nziriki? Ko nishe Umufilisitiya wamunaniye nkamutsi, ubundi nziriki? Ikosa rindi wa Dawidi niriye ko ntaryo mbona? Mu baturanye aho utuye ubundi uziriki? Muba mukorana wararebye usanga ni wowe uryohera amagambo, ni wowe uryohera urubwa, ni wowe batoranya bakaba rero bagira ikibazo. Mu muryango niwe wabaye ikibazo. Iyo ugize ngo uravuze ubundi mu by'ukuri rebe uvuge ngo ubundi nziriki? Yonyine gusa se haraje haze n'ibindi. Ubundi uziriki? Mu bavandimwe mu nshuti ubundi ku cy'ubukwe bwawe ari bwo bupfa, fiyanse yaje byarangiye, ubundi uziriki? Ubundi mu bantu muvukana ni wowe kibazo, muba muturanye, muba mwiganye, muba mwagendanye, aho washatse agasozi utuyeho ni we kibazo. Ubundi nziriki? Cyo nicyo naje kukubwira icyo uzira. Mumbarize ngo ubundi uziriki? Mu by'ukuri mwabaririmbye ubundi muziriki? Ugasanga umwe yahagurutse yabashyizeho ngo undi yashyizeho undi yashyizeho, ubundi muziriki? Mushumba kuba ufite amavuta ukabuhanura ukabwira abantu icyo Imana ivuga, ubundi uziriki? Uriba hari uwo wari wambura, wari wagera mu handi ugashikuza abantu amasakoshi, hari ubwo uri umujura. Ubundi kuki bundi banyita umwesikoro? Banyita umwesikoro mw'iki gihugu haba imyaka 5-6 wesikoro karibu itaragutwara, ariko ngo ndi umwesikoro. Ahantu nabanje gutura bati dore wa mwesikoro ngo arimo arahanura. Urumva bwa kabiri imyaka ishize ari 10 abesikoro babatwara ndeyo, abibira kuri za simukadi babajyana ndeyo, twe ko ntawe udutwara. Ubundi nziriki?
ngo uyu muntu akorana n'imyuka y'abarangi, ngo si Imana akorana nayo, ngo nawe usengera kuri wa mupasitoro wasaze, ngo urya ntabwo ari imbaraga z'Imana zimukoresha. Ubundi mushumba uzira iki? Ndashoje ngiye kukubwira icyo uzira rero nsoze. Amen. Twasomye amagambo y'Imana ari mu ijambo ry'Imana avuga ngo icyo gihe uwitwaga Marita ngo na mwene se Lazaro ngo Yesu yarabakundaga. Yagiraga ate? Yarabakundaga. Muri uku gukundwa rero kwabo niwe ibigeragezo byinshi byagiye biva. Rimwe bagira gutya, yiyizi yasanga umugore yafashwe asambana, bamuta hagati, abamuregaga Yesu amaze kwandikisha urutoki bagiye, arangije arabaza ngo ese uwakuregaga uwabayegaga bariye abaguciraga iteka? Ati ntawe. Ntateka baguciriyeho ntaryo, nanjye igendere ntaryo nguciriyeho, ibyaha byawe urabibabariwe n'ukongera ukora ikindi. Uyu mugore ahita agenda, ahera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere akorera amafaranga, arayabika buri munsi, ayakorera ayo yakoreye buri munsi akayabika, buri munsi ayo yakoreye akayabika, buri munsi akayabika, ngo ashyitse amafaranga yakoreye iminsi 365 umwaka wose. Aragenda yagura ikibuni cy'amavuta, ngo ahita yazana ayatereka ahantu. Amaze kuyatereka ahantu ngo ategereza Yesu ngo aza kuza i Samariya. Ngo araza ngo agera ahitwa kwa Simoni. Ahageze wa mugore yibuka imbabazi Yesu yamugiriye, ngo ahita atwara cya kibuni cy'amavuta yakoreye umwaka wose, ngo aragishogosherana arakijyana no ku birenge bya Yesu asukaho. Aravuga ati rata warantabaye cya gihe mategeko ya Mose yari kunteza amabuye, ariko we warantabaye. Ngo ahita amanura umusatsi ahanaguzaho. Uwo munsi Marita ahita amwandika mu gitabo cy'inshuti ze, ndetse na Lazaro amushyiramo. Ngo hatera iminsi Yesu yagiye, Lazaro ararwara. Uno mugore arabihishurirwa, ahita atuma kuri Yesu ngo ukunda yagize ate? Yarwaye. Yesu ahita amutumaho ngo iyo ndwara siyo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana iboneke. Ntihaciyemo iminsi aba arapfuye. Yesu rero arabimenya ko yapfuye, arangije aravuga ngo yasinziriye, abwira intumwa ngo ngiye kumukangura. Aramanuka aragenda. Ahageze nibwo yabwiye Marita ati niwizera urabona igitangaza, urabona imirimo y'Imana. Arangije ngo ako kanya aragenda agera ku gituro, asanga uwakunda baramufashe, baramushingura, ngo baranamuhambira, bamukuramo. Aravuga ati nimwe mwamuhambiriye, nimubari namwe mugira gute? Mumubohora. Haleluya. Uyu munsi Uwiteka Imana kubohore, iri jambo rikubohore mu izina rya Yesu. Aho wahambiriwe mu bushomeri simpazi, aho wahambiriwe mu bukene simpazi, aho wahambiriwe mu magambo simpazi. Uyu munsi Uwiteka agira ate? Akubohore. Kandi numvise ari nayo masengesho murimo, mwakire kubohorwa mu izina rya Yesu. Ngo izose zabafashe mwakire kubohorwa. Ngo baramubohora. Bamaze kumubohora, Yesu ngo arangije aramubwira ati haguruka wigendere. Umva icyo nashaka kukubwira. Bibiliya yatubwiye ngo yaramukundaga. Nta kindi. Icyo baguhora ntabwo ari ikindi. Icyo Sawuli yahoraga uyu nguyu Dawidi ntabwo ari ikindi. Icyo muzira mube mubizi impamvu babarwanya. Muzira iki? Murazira urukundo rwinshi Imana ibakunda. Ni urukundo rwinshi Imana yabakunze. Aya mavuta mbibutse yuko yigirira ubwayo imbaraga, kandi ni mu gihe aya mavuta kenshi yagiye ateza ibibazo kuva kera no mu itangiriro. Ni amavuta akomeye. Aya mavuta ajya asukwa ku batambyi. Yigeze gusukwa ku batambyi umunsi umwe Imana ibwira Mose ngo genda utoranye ibiti 5, ari byo kani, keziya, mudarasini, shangi na elayo. Arabamubwira ngo ntuyapirate, uyavange uyasuke kuri mwene Eliyazari, araba yerejwe kuba umutambyi, hanyuma atangire kuyobora Isiraheli nk'umutambyi. Amaze kuyamusukaho ngo atangira kumva imbaraga z'Imana. Yesu wacu rero ni umuhanga. Abantu mu minsi ya none iyo bimika umuntu bamusukaho amavuta, ariko bamusukaho ya elayo gusa, hanini niyo nabonye. Noneho Yesu rero we ni umuhanga. Ajya kugenda yararebye abona ibi biti ntago bizaboneka kugira ngo abantu baba bashumba. Arangije
ahita avuga ngo nzaboherereza umufasha, namara kugera muri mwe muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzamenya n'ibihishwe, ibyo nasize nababwiye nabyo muzabimenya, muzanakora imirimo iruta iyo nasize nkoze. Arangije aragenda basukaho umwuka wera. Burya uyu munsi wa none iyo umuntu yasutsweho umwuka wera, impano ziba zamaze kwinjira ako kanya. Umwuka wera rero nawo, kuko Yesu yari azi yuko batazabona ibi biti bitanu ngo babivange bakuremo amavuta bayasuke ku bantu, yahisemo gufata umwuka wera. Niyo mpamvu nawe ushushanya ibintu bitanu, ushushanya amazi, inuma, umuriro, umuyaga n'amavuta. Ni ibintu bitanu n'ubundi ni kwa gusigwa. Rero nimubona umushumba wuzuye umwuka wera bataramusengera, bataramusukaho amavuta, burya aba yamaze kuba umushumba, kuko aba yamaze gusigwa gutanu kuzuye. Mana ishimwe, aba yamaze gusigwa. Iyo yamaze kuzura umwuka wera aba yemerewe gukora. Kenshi aba bantu iyo bamaze kuzura umwuka wera intambara zihita zitangira guhaguruka. Ariko rero dore icyo nkundiriye Imana, ntabwo ishobora kugusukaho umwuka wera itaguhaye urukundo rwayo. Nta kindi tuzira, turazira urukundo Imana yadukunze. Yohana ku kirwa cy'Ipatimu bagiye kumwica, ngo bagezeyo basanga hari itegeko rimurengera, ngo barangije bagira gute, baramufata baravuga ngo nitukimwishe reka tumunage ku kirwa cy'Ipatimu. Bamugejejeyo ngo ku munsi bibwiraga ko bari bupfe, ngo ku munsi w'umwami ajya mu mwuka, atangira kwerekwa, yerekwa ibizaba, yerekwa ibiriho, yerekwa n'ibizaza, yerekwa n'ibindi. Atangira kwandika igitabo cy'ibyahishuwe, acyoherereza intore z'Imana arizo twebwe. Uyu munsi wa none bamuzizaga urukundo Imana imukunda. Bibiliya iratubwira ngo aba bigishwa babaga bari kumwe na ya ntumwa Yesu yakundaga. Urukundo rwinshi Imana yagukunze nico uzira, nta kindi. Ugende rero umenye kwico uzira. Niba Imana igukunze uyu munsi wa none, urukundo Imana igukunda ruraruta icyo bakuziza. Nta kindi uzira, nta bindi bibazo bindi ufite, nta kindi upfa n'abantu, n'urukundo Imana yagukunze rwinshi. Imana iduhana umugisha. Mana turagushimye, turabisobanukiye ko ari urukundo rwawe rwadukunze. Nirwo rukunda akenshi kutugeza aho abantu badashaka, ariko wowe Uwiteka Imana ukaturwanirira. Duhamagaye ingabo nini n'intoya kugira ngo zimanuke zongere ziturwanirire, kandi zirinde urwo rukundo rwinshi wadukunze, kuko ibiduhiga birashaka kurutuziza. Ariko ubwo uri kumwe natwe ntacyo tubaye, kuko urukundo rwinshi wadukunze ruraruta intambara duhura nazo. Uzirwanirira, uzatsinda ikintu cyose, kubera yuko duhagararanye n'urwo rukundo. Urukundo wadukunze rero ruraruta icyo tuzira. Icyo tuzira nta kindi twakimenye, ni urukundo wadukunze. Ariko ubwo wadukunze urukundo rukomeye, nubwo twaba twarapfuye nka Lazaro uzaza utuzure, kubera ko aricyo urukundo rwawe rumara. Urakoze Kristo Yesu ko wadukunze. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyaha ibihe byose turagushimiye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubwiza bwe bwo mu ijuru
ab'isi batwanga urukundo rwawe rwatumye ab'isi batadukunda urukundo rwawe rwatumye ab'isi baturwanya urukundo rwawe rwatumye isi yose yaguruka mu turwanya ariko muri urwo rukundo niyo nabahoye muri urwo rukundo niyo nakuye imbabazi muri urwo rukundo niyo naboneye kubaho akamana ori abasanga uri Imana y'imbabazi uri Imana y'umusenga uri Imana y'ibimenyetso n'ibitangaza uri Imana ikora ibikomeye wabanye na Dawidi mu ntambara ndashima ko wakunze ndashima ko wamenye izina ryawe ndashima ko hariho inshuti nziza yabaye mu ruhande rwa Dawidi nubwo Sawuli yamurwanyaga ariko wabaye mu ruhande rwe uramurwanirira ni kujya urwanirira itorero ni kujya urwanirira itorero ni kujya urwanirira imiryango ni kujya urwanirira abasore n'abakobwa ni kujya urwanirira igihugu cyacu ni kujya urwanirira abera abagusenga ntabwo ujya ubatererana ntabwo ujya uba kure yabo ntabwo ujya ujya kure yabo mwana ubaba hafi iminsi yose uyu munsi turasenga reka tukumve mu buryo budasanzwe mwana reka tukumve mu buryo budasanzwe mwana imbaraga zawe mwami imbaraga zawe mwami imbaraga zawe mwami ibimenyetso n'ibitangaza byagendanye na Dawidi mumwicaza ku ntebe y'ubwami aricara uko ni kujya utegurira abana bawe imigisha ukavuga ijambo rikomeye kuri bo intambara nubwo zaba nyinshi uzaryuzuza ibitugerageza nubwo bizagwira uzarisoza nta jambo ugivuga ngo rihere mwakoma uri Imana yumva gusenga uri Imana ikora ibitangaza uri Jehova Shama uri Jehova Rafa uri Jehova Elohim uri Jehova Tekani uri Jehova Manaseta Ramachama uri Basoko Ramashaba uri Manaseta Rakoshata Rama Zole Makosha Tala Sindebo uri Imana yumva gusenga uri Imana Yesu ndagushimira ko wankunze ndagushimira ko wankunze atari uko nari mbikwiriye suko nari mwiza suko nari mbikwiriye ntabwo nari mbikwiye mu ntambara ndi kurwana menye ko ari urukundo rwawe wankunze ab'isi niyo mpamvu bandwanya ab'isi nicyo gituma bandwanya ab'isi niyo mpamvu banyanga ni urukundo wankunze wankunze uyu munsi nzakomeza kuba iruhande rwawe Mwana we ukomeze undwanirire unsindirize intambara ndwana usenye amaboko y'ababisha banjye abandoga abangambanira abansebya abamvuga uko ndi nuko ntari Yesu we menye ko ari urukundo wankunze urukundo wankunze uyu munsi
uyu munsi menya icyo nzira menya icyo nzira n'urukundo rwawe mwami n'urukundo rwawe n'urukundo rwawe mwami n'urukundo rwawe mwami n'urukundo rwawe mwami n'urukundo wawe n'urukundo rwawe mwami urukundo rwawe nirwo nzira mwami Oria basako Sandedo shaka wa baseko yasire. lema Oria baseko urukundo wadukunze. turazira urukundo wadukunze Mana we. ababyeyi bari kuzira urukundo wabakunze abana bawe bari kuzira urukundo wabakunze waradukunze abakobwa bawe bari kuzira urukundo wabakunze abasore bari kuzira urukundo wabakunze bashumba bari kuzira uru rukundo wabakunze ariko mwami Imana ushimwe ko ingabo zawe zihari zo kurinda urukundo ari nyinshi urakoze Yesu urakoze gitare cy'abose Yesu urakoze Yesu amen urakoze Yesu urakoze Baba ryacu reka baduhe momo yo guturiraho reka nyabubasha agomba kwambura imyambaro itari ukayambara haleluya 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 mbwirira uwo muntu ngo Imana imaze iminsi kubwira akazi gashya uzi ko buriya hari umuntu ukicayemo yewe rero nta mbabazi mfite ndashingira ku ijambo ry'Imana Sawuli ave mu mwanya wanjye nanjye ngira unte nicare ariko hari umuntu uzumvara Sawuli nave mu mwanya wanjye nanjye ngire nte yes yuko niko bimeze yemwe ba Dawidi mwe n'abashiki ba Dawidi Sawuli ave mu mwanya wawe nawe ugira ute wicare ibintu byakiriye aterana biba ko ntacyo bitwaye haleluya ntacyo bitwaye we haleluya umwanya wawe urahari ahubwo Sawuli agize ute kandi igitangaza Sawuli yamaze gusezererwa Imana aravuze ngo Sawuli byanze nanze kuguma muri uwo mwanya agomba kuvamo rero agomba kuvamo erega nutabitangaza warakwirukana araguhiga aragushaka arakwirukankana dore icyo Sawuli ashinzwe ni ukumenya amakuru y'uko Imana hari undi muntu yazanye agatangira gutambama umva rero ye gutambama naguha amahoro wicare mu mwanya wawe
icyicaro cyawe cyateguwe. Kora kuri mwene se ngo hari icyicaro cyawe cyateguwe. Kirahari, kirahari. Hari icyicaro cyawe, hari icyicaro. Niko mbabaze, iragukunda ikwicisha inzara, iragukunda ikwimakaza, iragukunda ubure minervari y'abana, iragukunda ube mwikigali utagira huba, iragukunda ntabwo munyumva, iragukunda ikwambika ubusa, iragukunda ikurekera abarozi bakugenza uko bashaka, iragukunda ikugabiza abanzi bawe. Umva rero nibidukunda tugiye gukora ihererekanya bubasha. Nziriki subundi ariko ubundi nziriki wa mugani nziriki ariko nk'ubundi uziriki akuzi intambara umaze iminsi urwana nk'ubwo uziriki. Uriya mubyeyi numugwaneza turabanye imyaka irenga mu 8 barakuziza iki kuri umugwaneza baraguhora iki nta sharugira akazi kawe ugakora neza abantu bose urabakunda abantu ufashije sinabarondora nk'ubwo uziriki. Uhawe iminota ingahe yo kwirwanaho? Hari abantu bahawe iminota yo kwirwanaho. Irwaneho di naho hazi byago byinshi Yesu n'umukiza wanjye, Yesu n'umukiza wanjye tumaze kumenya ko Sawuli igihe cye cyari cyarangiye ashaka gukoresha n'igihe cya Dawidi. Uyu mwanya turakura Sawuli mu mwanya wawe, turakura Sawuli, turabitangaje, turabyamamaza. Sawuli agomba kuva mu cyicaro cyanjye, Sawuli agomba kuva mu cyicaro cy'abitorero, Sawuli agomba kuva mu mwanya, Sawuli agomba kugenda. Dawidi akabona ibyicaro, Dawidi agasorezwa amasezerano. Mu izina rya Yesu turasenze mu mbaraga z'Umwuka Wera, turasenze. Uri Imana igifata igihe cy'umuntu ukakimurindiramo utegura ikindi gihe. Arabaza iminsi uturindiye ariko mwami turasenze, hari imyanya yacu, hari ibyicaro byacu. Sawuli yagiye aragwatira arabifata ariko gasohoka senga para zele mamba ori bashara bako seto ramasha oh rimaza lima kosa laba silima koshaba urimani hindura urimani sengi bihome by'umwa soka Sawuli vana Sawuli mu byicaro byawe, 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 vana Sawuli mu byicaro byawe mu izina rya Yesu. Vana Sawuli mu byicaro byawe, vana Sawuli mu kazi kawe, vana Sawuli mu byicaro byawe, vana Sawuli mu byicaro byawe, vanamo ari baba sekora mashaba ori bana mala zeri bako shagabo. Imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami. Urakoze Yesu. Oh Lord, ndashaka kumva abantu nk'abangaye tuzamure haleluya cyane. Rimwe kabiri gatatu haleluya. Ongera rimwe kabiri gatatu haleluya. Rimwe kabiri gatatu haleluya. Rimwe kabiri gatatu haleluya. Rimwe kabiri gatatu haleluya. Rimwe kabiri gatatu 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 rimwe kabiri gatatu. Amashyi menshi kwa Yesu, amashyi menshi, amashyi
amashyi menshi. Urabikwiriye mwami w'abami, urabikwiriye Jehova Shama, urabikwiriye Jehova Jire, urabikwiriye El Shaddai, urabikwiriye Mana y'amasezerano, urabikwiriye byiringiro bizima. Uri Imana igira neza. Aya mashyi ni ayawe, aya mashyi ni ayawe. Tuyikomere amashyi menshi. Ayo mashyi, 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 ayo mashyi. Icyubahiro, 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 bampera umugisha. Aregisi turavuze ngo Imana iguhe umugisha kandi turanezerewe ku bwawe. Imana iguhe umugisha. Nuko Dawidi agiye kwicara mu byicaro bye. Ninde nyumvisha avuge ngo amen. Amen. Dawidi we, Dawidi we, Dawidi we. Ijambo Imana yavuze riruzuye. Icara mu byicaro byawe mu izina ryande, mu izina ryande. Reka twongere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Munyemerere kuwa gatatu saa 4, kuwa gatatu sangahe mukoreho mubwire ngo kuwa gatatu saa 4, saa 4 tuzagera saa 2 z'ijoro hano. Azaba ari umuriro, abayumbe tuzaba turamya Imana, bazaba baje abavuga butumwa batandukanye tuzabana nabo. Nanjye nzaba nerekwa kuko ndumva hari ibintu ntahanye ariko nta kundi nabigenza. Amasaha yambwiye ngo zageze ariko ndakangaye. Kandi ujya urarika abantu babwira ati mugende mujye gusenga. Kuki wowe wanga kurarikira abantu kuza mu nzu y'Imana? Cyo bohereza, nutanaza bohereze. Cyane babwira ati mugende mujye gusenga, Imana ibagirire neza, Imana ibamugisha. Muhaguruke dusoze dutahe. Baho baho yewe genda ubeho, baho baho yewe 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 genda ubeho, we magufa yumye, we magufa yumagaye, yewe 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 genda ubeho, we magufa yumagaye, yewe yewe genda ubeho. Aranyitegereza urukundo ruragusanga ati genda ubeho. Aranyitegereza imbabazi ziramusanga ati genda ubeho. Aranyitegereza imbabazi ruramusanga ati genda ubeho. Aranyitegereza imbabazi ziramusanga ati